Muraho mwese, wowe ubasha kurikirana video zanjye, nitwa Mapendo Rose nk'uko bisanzwe, channel yanjye ni La Rose Care, nkaba ngushishikariza kuba wakora kuri subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, byanshimisha cyane, nkashimira abantu mwese munkurikirana, muri abantu beza, nanjye ndabakunda. Reka tubanze dushime Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana ikwiye kubahwa, turagushima turaguhimbaza kuri Imana. Wowe utinda kurakara, utubabarira nta kiguzi, turakwinginze utubabarire koko ari wowe Imana ikiza ibyaha by'abana b'abantu. Kristo utubabarire, ni wowe waremye ibinyembaraga byose biri ku isi, urema ibyatsi, urema ibiti, ubishyiramo imbaraga z'igisagirane kugira bizadufashe twe n'imiryango yacu. Nihasingizwe Imana ishobora byose, amen. Murakoze cyane wowe ubasha gukurikirana video zanjye, ndagushimye. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryiza, tugiye kwiga ibisobanuro bya turiya dusimba twitwa Marie-Josée. Agasimba kameze gutya. Tugiye kumenya ni iki gasobanuye, ni iki. Tugiye gusobanukirwa impamvu kaza mu nzu zacu, n'icyo biba bisobanuye, n'icyo bivuga. Nyine umenye ko ubana n'ikiremwa kiba kizanye amakuru ku buzima bwawe. Hari igihe turiya dusimba tuza dufite amakuru meza ku buzima bwawe, hari n'igihe tuza dufite amakuru atari meza mu buzima bwawe. Noneho rero reka tugende buhoro buhoro. Kano gasimba ureba ni agasimba kabi mu buzima busanzwe. Iyo kaguye mu biryo, mukarya ibyo biryo, mwese murapfa. Ntabwo ari byiza rero gusiga amasafuriya arangaye, ibikoresho muri bukoresha iki, kuko iyo kaguye kuri icyo kintu ukaruriraho ibiryo, gafite isumu y'umwihariko, gahita cyica abantu. Ntabwo ari keza muri ubwo buryo, ariko hari n'ubundi buryo kaba ari keza, kuko karagufasha kuguha information z'ubuzima bwawe, kandi nkeneye ko unkurikirana kuko urasanga nawe ubwawe ibintu ngiye kuvuga bikubaho. Kari agasimba ka Marie-Josée, hari igihe kaza mu nzu zacu tukibaza kubera iki kano gasimba kaje hano mu nzu. Hari abakica, ntuzongere kwica Marie-Josée. Iyo wishe Marie-Josée bigutera ingaruka wowe, bigakurikizaho n'urubyaro rwawe, kuko ntabwo wemerewe kwica Marie-Josée. Marie-Josée ni ikiremwa cyaremwe n'Imana kugira ngo kijye kituzanira ubutumwa. Niko kazi ka Marie-Josée. Zishobora kuza mu nzu yawe, yenda inzu yawe ibamo udusimba twinshi kugira ngo zirye utwo dusimba. Zishobora kuza mu nzu yawe zije kurya ibiryo. Zishobora kuza mu nzu yawe hari amakuru atari meza mu buzima zije kukubwira. Zishobora kuza mu nzu yawe zije kukuburira ikintu kibi kigiye kukubaho. Icya mbere, nubona Marie-Josée iri ahantu hamwe itanyeganyega, wakwinjira yenda tuvuge muri salo ukayibona nka hariya, wasohoka wakongera ako kagaruka ugasanga Marie-Josée iri hariya, ahantu hamwe hadahinduka iminsi yose ikurikiranye. Muri ako kanya iyo Marie-Josée ntabwo ibigutinya. Iyo wirukanye Marie-Josée ukabona Marie-Josée iri kukureba gutya nkaho ntacyo uri cyo, ushobora kuva aho uri kuyirukanye mu buryo budasanzwe, ariko ntabwo wapfa kuyirukana gutya igenda. Ariko Marie-Josée ubundi idafite ikibazo, itinya n'abantu, ijya kure y'abantu, ikaba yahunga, waza uyegera ikahita ihunga, sibyo? Ariko iyo ngiye ifite ikibazo, nubwo wayegera irakwihorera ikakureba, kandi ubona iri ahantu hamwe hadahinduka, sibyo? Iyo Marie-Josée ibisobanuye ibintu byinshi. Hari igihe ibisobanuye ibigufitiye inkuru mbi, hari igihe ibigufitiye inkuru nziza. Mu buhe buryo? Tuvuge par exemple uri muri eta itari nziza, uri mu gihe cy'ibigeragezo bikarishye, bibi, bibabaje. Iyo rero ubonye Marie-Josée ije muri ubwo buryo, biba bisobanuye ko hagiye guhinduka, bya bihe bibabaje bihindurwe n'ibihe by'umunezero kuri wowe. Turi kumvikana ako kantu? Noneho rero iyo ije gutyo ikanka kugenda, ukayirukana ikanga kugenda, hari igihe urimo yenda uri mu bihe by'ibyishimo, ako kanya witegure ko ibihe by'ibyishimo birangiye, haje ibihe by'umubabaro. Urukumva? Ni ibintu byikora kuri Marie-Josée. Ibi bintu ubitega amatwi, uzajya ubyibonera mu nzu yawe. Marie-Josée ibizanye inkuru igiye kukubaho wowe utazi. Cyangwa par exemple ukabona umugore utwite, uri mu rugo iwawe hahora Marie-Josée, Marie-Josée, Marie-Josée. Ni ukuvuga ngo iyo Marie-Josée iri gusobanura ko hagiye kuvuka umwana mushya mu rugo rwanyu.
nubwo uba ubizi ko hagiye kuvuka umwana mushya ariko hari n'igihe wamubura akavuka agapfa. Ariko iyo Marie Jose yinjiye mu nzu yawe umugore atwite, biba bisobanura ko uzabyara umwana muzima ukamubona mu nzu. Nubona Marie Jose iri ahantu iri kuzunguza umurizo mu buryo budasanzwe, iri kuzunguza umurizo, ukaba ufite gahunda yenda yo kwakira umushitsi wawe cyangwa ukaba hari abantu bakwegereye mu buzima, biba bisobanuye iki? Ako ka Marie Jose kaba kaguhereza sinye ati abantu bakwegereye ntago ari beza, harimo ababeshyi, harimo indyarya, hari abantu bakubeshya, harimo abantu babariganya mu buzima bwawe. Tuvuge par exemple nimba ufite umushitsi, uwo mushitsi akaba atari mwiza, Marie Jose hari igihe izi kipresenta ahantu ukajya ubona iri kuzenguza umurizo, ukabona yabuze amahoro ahantu iri ku gikuta. C'est-à-dire que uwo muntu ugiye kuza mu rugo rwawe ntago ari mwiza habe na gato. Hari ibyo aje kukuriganya, hari ibyo aje kukubeshya, hari ibyo mbese n'imbyarya, nta kintu kizima kimuzanye mu rugo rwawe. Mwayo masaha rero, nimba ufite uwo mushitsi ugiye kuza mu rugo iwawe, genda ufate tangawizi, sibyo? Fata tangawizi igice gitoya ugifate gutya mu ntoki. Uwo mushitsi naza ukomeze ugafate nyine mu ntoki ukagumane mu ntoki, muvugane ibyo muvugana, ntabwo ari bubashe kukubeshya. Imigambi yose yamuzanye iramipfabusa, aratangira avuga ibijyanye n'ibiri ukuri, bya bindi yaguhishaga avuga ati okay, nubwo dufitanye ino gahunda ariko ngiye gahunda mfite niyi, ntabwo ari yari buvuge, avuga ibyo mwavuganye, gahunda igiye kubahuza niyo avuga. Ariko iyo utabikoze azanye nakakuriganya ibyo ashaka, akakubeshya, akagira ate. Nubona Marie Jose ziyongereye mu rugo rwawe mu gihe gito gishoboka, ukajya ubona Marie Jose zabaye nyinshi cyane mu nzu pe, zabaye nyinshi. Hari n'igihe zateye amagi, uri kubona n'utwana, inshuti yanjye, mu gihe gito, mu buryo udashobora gusobanura aho Marie Jose ziturutse. Ukabona nyine Marie Jose zuzuye urugo, zuzuye inzu, zateye amagi, zagize gute. Icyo kimenyetso kigaragaza ko inzu yawe yuzuye imyuka mibi. Siko bimeze? Inzu yawe irimo imyuka mibi. Izo Marie Jose ziba zikwereka ati hano ntabwo ari heza, imyuka mibi irakugarije, inzu yose yuzuye imyuka mibi. Uzabibwirwa n'iki? Uzabibwirwa nuko nimba wari ufite urugo ubana n'umugabo, mutangira gushwana, nimba udashwanye, niba utari kumwe n'umugabo, abana ntibumva, muhirwa mushwana muhangana, icyo kikavaho. Nimba waracuruzaga cyangwa hari akazi wakoraga cyangwa umva ibibazo biravuka, ibibazo bikuzureho. Nimba wacuruzaga utangira uruhombe, nimba wari ufite akazi utangira ubone bagiye kugukuraho cyangwa bakwirukana, nimba ufite umurwayi mu nzu ubona Marie Jose ziyongereye, sibyo? Noneho uwo murwayi nimba arwaye, nimba yaranarwaye bisanzwe, ukabona Marie Jose ziriyongereye mu nzu, ni ukuvuga ngo uwo muntu arakomeza arembe cyane. Nicyo gisubizo, nicyo gisobanuro. Uwo muntu arakomeza arembe cyane, no gupfa ashobora gupfa. Ushobora kubona Marie Jose zinjiye mu rugo rwawe, ako kanya imyuka mibi iba yuzuye mu nzu. Ushobora no kubona umuntu wawe afashwe n'indwara zikomeye kandi zikamugeza kure, no gupfa bikaba byanaziramo. Ushobora kubona uburwayi butunguranye bukaza mu buzima bw'umuryango wawe kubera izo Marie Jose zabaye nyinshi. Marie Jose ushobora kubona Marie Jose, tuvuge par exemple mupfushije umuntu muri famiye, umaze gupfusha umuntu muri famiye, uhise ubona Marie Jose itari isanzwe iri mu rugo rwanyu, yisize iraje. Ibyo biba bisobanuye ko wa muntu wapfuye nyine mwamushimba, ariko mu gihe gitoya, apana igihe kirekire, amaze gupfa igihe kirekire, mumaze kumushingura mu minsi ikiri mibisi nyine mitoya, iyo Marie Jose ukayibona, biba bisobanuye ko uwo muntu ari kuza kuguhereza information ati humura, aho ndi meze neza, nta kibazo ufite, sibyo? Ntabwo ari byiza rero kwica za Marie Jose. Ushobora kuyirukana nimba utayishaka, cyangwa hari n'ibindi nza kukubwira wakoresha usohoramo Marie Jose. Ariko Marie Jose ntabwo ari agasimba kabi cyane, kuko hari ibyo kakuzanira byiza n'ibindi bibi.
ariko ahanini kaba kazanye ubutumwa buri mu buzima bwawe. Noneho rero ushobora kubona Marie Jose yacitse umurizo, ugasanga Marie Jose yacitse umurizo iri hariya n'igihimba kiri hariya. Muri icyo gihe Marie Jose iba iri kukubwira ngo ibibazo uriho ufashe cyane, wibere muri ya si yarangiye, mu bihe biri pase, mu bihe byashize. Uri mu bibazo by'ibyahise, ubuzima bwawe bujanditse mu bibazo by'ibyahise kandi ntacyo uri bubikoreho. Usa nkaho wafatiriye ubwo buzima bwahise bwagukomerekeje, ubana nabwo, uri guhangana n'ibibazo bitarangira. Iyo rero Marie Jose uyibonye icitse umurizo kuriya, ibi ni mu buribwe bukomeye cyane, n'umurizo uri kubabara ubibona ko byose biri gusamba. Marie Jose biri kukubwira ngo rekura. Ubwo butumwa bavuga ati rekura ibyo bibazo ufite biri pase, umaranye imyaka n'imyaka, birekure utangirane ubuzima bushya. Kubera iki? Kubera ko ya Marie Jose yacitse umurizo, iyo imaze kugenda bensire ka karizo kahita kabora kakuma. Iyo Marie Jose yayindi cya gihimba iyo kigiye kimera undi murizo mushya, kiba bigusobanurira ngo rekura ibibazo biri pase wari ufite, bigende nubwo birakubabaje no kubirekura birakugora, ariko birekure kugira ngo havuke ibindi bishya byiza biri buguha amahoro, bikubakira ubuzima, biri buguha amahoro kandi utuze. Bisobanuye ko uko wa murizo wa ya Marie Jose umeze, nawe niko ubuzima bwawe bundi bushya butangira kurema. Hari igihe ubona Marie Jose zuzuye mu nzu ari nyinshi cyane, kandi zikaza mu gihe gito gishoboka, mu buryo udashobora gusobanura ngo none se izi Marie Jose ziri kuva he. Hari n'igihe utangira kubona utwana, hari n'igihe ubona amagi, sibyo? Icyo gihe biba bisobanuye imyuka mibi ko yuzuye mu nzu mu buryo budasubirwaho. Inzu yawe bihumanyijwe, inzu yawe biri mu myuka mibi. Either hari igihe baba barabihambye mu nzu, abantu benshi barara mu mazu ahambyemo ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu uryama wabyuka ukumva umeze nkaho warayuhinga, imvune y'amavunane, kandi waryamye ku buriri bwiza. Ugasanga izo nzu zimwe na zimwe hari abaje yenda nimba batarahambyemo ibintu, yenda namwe muze musaseho ibyo umusasaho, hari abaza bagasukamo ibintu mu nzu. Ibyo bintu mu nzu bigatuma imyuka mibi izamuka, ugasanga bya bintu basutse mu nzu nta mahoro mugomba kubona, abarwara bakarwara, ubukene bukinjira, ibintu nk'ibyo. Cyangwa ugasanga hari n'ibyo bohereza. Kwa ayo masaha rero iyo iyo nzu ifite icyo kibazo, uzayimenyeshwa na za Marie Jose nyinshi ko inzu ifite ikibazo. Marie Jose iyo zitari iz'ikibazo, ushobora kubona Marie Jose imwe, ebyiri, kandi nazo ndaza kuza kukubwira iyo ari iz'imigisha icyo ziba zikora. Ariko izo ngizo iyo z'imultiple ari nyinshi, aba ari iz'ibibazo ku buzima bwawe. Inzu irahumanye, nta buzima mufite. Aya masaha rero ni iki wakora? Fata ikirahuri cy'amazi kibonerana, fata ikiyiko cy'umunyu w'amabuye umwe mvuga, ushiremo. Nurangiza gushiramo, shira mu nguni y'ahantu henshi ubona hakunda kuza izo Marie Jose. Tuvuge icyumba cyawe, shaka inguni imwe ushiremo icyo kirahuri. Ikindi cyumba shiramo icyo kirahuri. Ikindi cyumba muri saro ushaka aho ushira icyo kirahuri kimwe. Izo Marie Jose iyo ziza gutyo ari nyinshi zifite icyo kibazo, zose zihita zigenda. Umunyu rero abasobanura ko umunyu no muri Bibiliya uvugwamo umunyu w'amabuye wo mu nyanja, wo ku musozi, ni umunyu uvugwamo amateka akomeye cyane muri Bibiliya. Uwo munyu rero iyo urangije gushira mu mazi, ari amazi nayo ni ikinyembaraga gikomeye Imana yaremye. Ni ikirahuri kibonerana nacyo gifite ibindi bisobanuro. Ukumvikana, ikirahuri kibonerana gifite ibindi bisobanuro mu buvuzi, mu mbaraga zindi. Iyo ushizemo amazi ugashiramo iki kiyiko kimwe cy'umunyu, ugatereka hasi ukavuga uti jyewe ndirukana imyuka mibi iri hano mu iyi nzu, igaragazwa n'izi Marie Jose zuzuye mu iyi nzu. Myuka mibi yose aho yaba yaravuye yose, ndayirukanye mu izina rya Yesu, sohokere mu nzu. Buri kirahuri ugenda uyishiraho ubivuga. Hanyuma reka ibyo birahuri bimare amasaha 24. Amasaha 24 narangira, fata bya birahuri ubikureho, umene y'amazi wongere usubize mwana. Mu gihe cy'icyumweru kimwe
ntibyumvikanye aho ngaho. Fata ikirahure ushiremo ibyo ushiramo ubirekereho amasaha 24. Amasaha 24 narangira umena ayo mazi. Nurangiza ushiremo andi mazi wongera ushiremo undi munyu. Mu gihe cy'iminsi 7 ubikora gutyo. Hamwe n'Imana ishobora byose, izo Marie Jose zihita zibura n'inani n'imyuka mibi ikashira mu nzu. Noneho rero Marie Jose mu rundi ruhande rwiza, nubona Marie Jose iri ku gikuta iri kwigendera nyine ubona inezerewe, cyangwa ukabona Marie Jose ebyiri ziri kwirukankana naho ku gikuta cyangwa kuri plafo ziri kwirukankana naho, ibyo bisobanuye ko ugiye kubona amafaranga menshi, ibyawe bigiye gufunguka, ubona amafaranga menshi, ubuzima bwawe bugiye gufata umurongo kandi umererwe neza. Nimba udakeneye Marie Jose mu rugo rwawe, ni iki wakora? Genda ufate igitunguru onion rouge, igitunguru cy'umutuku, fata ugisekure ushiremo tungurusumu bisekurane. Nurangiza urebe hahandi Marie Jose zikunda kuba ziri, ugende ushira nyine ku gasahani gutya. Iyo Marie Jose yihumurije tungurusumu n'igitunguru irahunga, zihita ziva mu nzu yawe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, fata urusenda urusekure, nurangiza kurusekura urushira ahantu zikunda kuba ziri. Marie Jose yikojeje ku rusenda ihita ishishuka uruhu ikapfa. Icyo cyatuma nani Marie Jose ziva mu nzu yawe. Cyangwa ugafata urusenda ukarutwika mu nzu ugakinga, ukaba uyivuyemo ntihabe harimo umuntu, ukaba usohotse mu nzu ugafata imbabura ugatereramo urusenda ugakinga. Bituma Marie Jose zose zihungira rimwe n'izindi n'indi myuka mibi, cyane cyane ugakoresha rwa rusenda rurerure mvuga, kuko rurwana n'imbaraga z'imyuka mibi n'abarozi bararutinya. Ruriya rusenda iyo urufashe ukarutwika mu mbabura, imyuka mibi yose irasohoka, yaba ari n'inzoka, inzoka ishaka inzira cyangwa igapfa, kuko ntabwo yahumeka urusenda ngo rukunde. Nta kanyamaswa kari mu nzu ari nawe bagukingiranye ahantu bagashiramo urusenda, wabaho se? Urusenda rero narwo rurafasha mu ubwo buryo, sibyo? Cyangwa ugashaka ibinani bya bishishwa by'amagi, kuramo amagi by'abishishwa ukabitereka ahantu Marie Jose ziri bubone, zihita zivuga ataha nta buzima buhari bari kutumenera amagi, zihita zigenda iyo zibonye biriya bishishwa by'amagi. Cyangwa ufata umunyu w'amabuye uwutwike mu nzu ukinze, wa mwuka mubi, kuko n'umunyu w'amabuye wirukana n'imyuka mibi mu nzu, wirukana imyuka mibi n'iki na za Marie Jose zigasohoka. Rero murakoze cyane kurikirana video zanjye, hari n'andi mavideo ngiye kubahereza. Nari maze iminsi ndi kuvura ariko ndi kubona bitazarangira, reka mbihere amavideo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.